Mbahaye ikaze ku ijisho ryawe TV ni televiziyo imwe rukumbi muri kino gitondo ibyutse igaruka ku makuru ya Gasana Mamuzi yari umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba aza kugira atya ahura n'ikibazo gikomeye cyane aregwa ibyaha bigera kuri bibiri. Hari ukwihesha hari ukwaka no gutanga no kwaka indonke. Icyo cyaha cyo ntago yagihamijwe n'urukiko, baje kukimuhanaguraho ahubwo akatirwa ku cyaha cyo gukoresha ububasha afite mu rwego rw'amategeko. Hanyuma rero ari nabyo byatumye akatirwa imyaka 3 n'amezi agera kuri 6 na miliyoni 36 y'ihazabu. Uyu Gasana murabyibuka rwose yabaye umuyobozi ukomeye muri iki gihugu cyacu ubwo yarakiva mu gisirikare yitwa Rurayi, yaje kwerekeza muri polisi y'igihugu ndetse aza kuba anayiyobora kugeza mu mwaka wa 2019 ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Amajyepfo. Hanyuma nabwo biza kutagenda neza, sinzi ibyo yaje gukora, aza guhagarikwa by'igihe gitoya. Hanyuma rero nyuma yo kuva muri ako karuhuko ko guhagarikwa cyangwa se ko guhabwa weekend, nibwo bamuhaye kuyobora intara y'Uburasirazuba. Muri intara y'Uburasirazuba yarahaje arakora cyane, ndetse ibintu bimwe na bimwe bigenda abihinduka ku buryo bugaragarira buri wese, ariko burya ngo ukora ni nawe ukosa. Yaje kugwa mu cyaha ashinjwe na Karinganire amushinjaga ko yamwatse ruswa kugira ngo ajye gukora amazi mu isambu ye hariya za Nyakigando, nuko aza kumufungisha. Afungishije rero Karinganire nawe bisa naho ashatse kumwihimuraho, nawe amugerekaho ibyaha bimwe. Mu byaha rero yaregwaga Gasana yaje guhamwa n'icyaha kimwe cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Hanyuma rero bari bamukatiye imyaka 7, ariko urukiko ngo ruza gusanga ku mpamvu zatanzwe n'ubwunganizi bwe ndetse nawe ubwe bwite, urukiko rwazishingira rugabanya igihano mu myaka 7, rero bahita bagabanyamo 2. Ariko urukiko rwari rwavuze ko rwamukatiye imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144, ariko bagabanyamo 2. Baravuga bati rero uyu muntu n'ubundi afite indwara zidakira, imivuduko, ibihaha, impyiko n'izindi nyinshi zitandukanye, umuvuduko w'amaraso na za hypertension n'iki. Baravuga bati rero reka tumugabanyirize atazagirira ikibazo muri gereza cyo gufungirwamo igihe kirekire, nuko akatirwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36. Tugaruka inyuma ho gato ya rero, urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye Gasana Emmanuel gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Icyemezo rero cy'urukiko cyasomwe kuri uyu wa 4 tariki 11 Mata 2024 ku cyaha cyo kwakira indonke. CG Retired Gasana yagizwe umwere. Urukiko rero rwatangaje ko uyu mugabo wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba yari yakatiwe imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144, ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso byatumye urukiko rumugabanyiriza ibihano nk'uko nari maze kubibabwira hejuru. Ikindi urukiko rwavanyeho rwavuze ko n'ikijyanye n'indishyi zasabwe na Karinganire zingana n'ibihumbi 365 by'idolari z'igihombo yatewe no gukoresha amafaranga yari yahawe n'abaturage b'Ikarenge mu gucukura amazi mu isambu ya Gasana. Uyu mugabo yari yasabye kandi miliyoni 100 nk'indishyi y'akababaro na miliyoni 5 nk'igihembo cya avoka. Urukiko rwemeje ko ibi byose nta shingiro bifite. Muri Werurwe 2024 nibwo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare guhamya komiseri generali Retired Gasana ibyaha akurikiranweho, rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 144. CG Retired Gasana yatawe muri yombi ku itariki 26 Ukwakira 2023 afungiwe muri gereza ya Nyarugenge iherereye Imageragere. Ibyaha akurikiranweho ubushinjacyaha bwagaragaje ko bikomoka ku mikoranire na rwiyemezamirimo Karinganire Eric wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima mu duce dutandukanye mu Burasirazuba. Ngo muri 2022 rwiyemezamirimo yari amaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri na Karenge Rwamagana. Ngo ageze muri Karenge yahuye n'ikibazo abura umuriro uhagije, yagombaga gukoresha ku mashini ku buryo hamwe wari muke ahandi ukaba nta uhari.
icyo gihe ngo yarebye Gasana amuganiriza uwo mushinga n'imbogamizi afite, undi amubwira ko azamufasha. Ku itariki 25 Gicurasi 2022 Gasana ngo yari kumwe n'abayobozi b'uturere n'ab'inzego z'umutekano basuye uwo mushinga barawushima. Nyuma y'iminsi 3 Karinganire yandikiye Gasana amusaba rendez-vous kugira ngo amugaragarize imbogamizi ziri mu mushinga bityo amukorere n'ubuvugizi. Icyo gihe bahuriye kuri hoteli i Nyagatare baraganira. Gasana amubwira ko afite umurima uri mu murenge wa Katabage mu mudugudu wa Rebero, amusaba ko yamupimira niba munsi y'ubutaka harimo amazi. Karinganire yagiye gupima ya sambu ya Gasana asanga harimo amazi. Gasana ngo yamusabye ko yamufasha ayo mazi akazamurwa akajya akoreshwa mu kuhira mu murima wa makadamiya bityo akazabiheraho amukorera ubuvugizi ashaka. Icyo gihe Karinganire yakoresheje amafaranga yari yarahawe mu misanzu y'abaturage b'i Rwamagana bashakaga ko abagerezaho amazi mu mirima yabo. Tariki ya Nyakanga 2022 amazi yari yamaze kugera mu isambu ya Gasana. Mu bikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko byari bifite agaciro ka miliyoni 48. Nyuma Gasana yatangiye gukorera Karinganire ubuvugizi, abwira abameya barimo wa Rwamagana na Gatsibo kuzashaka uyu mugabo ngo baganire kugira ngo abasobanurire umushinga we. Yanahuje Karinganire n'abayobozi ba koperative ya Ntende ihinga umuceri kugira ngo abafashe kubona amazi kuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi menshi. Nyuma ngo Gasana yaje gusa n'uwikanga ko ibyo yakoze bishobora kuvamo ikibazo, ahagarika rwiyemezamirimo na bimwe mu bikoresho byari byashyizwe mu murima we arabihagarika. Ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko nuko ngo RIB ubwo yageraga mu isambu ya Gasana tariki 27 Ukwakira 2023 isanga hari pompe zicomekwaho imipira ijyana amazi mu murima n'umuriro w'amashanyarazi wifashishwa kugira ngo izo mashini zikore. Ikindi ni amashusho n'amafoto agaragaza ko hari imirimo yakorewe muri iyo sambu, aho Karinganire yagiye ayisangiza Gasana amwerekaho ibikorwa bye bigeze. Mu iburana rya Gasana yemeye ko yahuye na Karinganire kuri hoteli i Nyagatare ko rwiyemezamirimo yapimye amazi akayazamura no mu murima we. Yemera ko ibyo byose yakorewe nta mafaranga yigeze yishyura, ariko akagaragaza ko byakozwe mu nyungu z'abaturage bagombaga kugezwaho ayo mazi. Yabwiye urukiko ko yahagaritse Karinganire kuko yari amaze kumenya amakuru ko hari ahantu hari n'abantu kandi uwo rwiyemezamirimo yambuye ababeshya kubaha amazi ariko ntabikore, akabambura arenga miliyoni 300. Kuri ubu Karinganire arafunzwe kubera kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, nubwo yatanze amakuru ku mikorere y'ibyaha bya Gasana Emmanuel. Gasana kandi yagaragaje ko ubuhamya bwa Karinganire burimo ibinyoma kuko yashakaga kumwihimuraho nyuma y'uko bamuhagarize gukora ndetse bakanamufunga kubera uburiganya. Yavuze ko ibyo yakoze byo gukorera ubuvugizi Karinganire byari mu nshingano ze kuko mu mikorere n'inshingano z'intara harimo guhuza inzego za leta, gukora ubuvugizi, gutanga ubujyanama no kubungabunga umutekano, bityo ko atari kubisabira ikiguzi. Impamvu se Gasana agizwe umwere ku cyaha cyo kwakira indonke ni iyihe? Impamvu rero Gasana uyu yagizwe umwere ku cyaha cyo kwakira indonke, urukiko rwavuze ko rushingiye ku bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha by'uko Karinganire yacukuye amazi mu isambu ya leta ya Dishigi Gasana Emmanuel kuva tariki ya 4 Kamena 2022 ndetse akanerekana ibikorwa yakoze akoresheje amafoto, amashusho n'ibindi byinshi bitakwitwa indonke yatangaga kuko yatangiye gukorerwa ubuvugizi imbere yaho ubwo Gasana yamusuraga ikarenge ari kumwe n'abandi bayobozi tariki 26 Gicurasi 2022. Urukiko rwavuze ko kandi tariki ya 30 Gicurasi Stade Gasana yakoresheje inama abayobozi b'uturere 7 abasaba gushishikariza abaturage kugana umushinga wa Karinganire nk'umwe mu yafasha kubona amazi byihuse. N'impamvu yashingiweho agirwa umwere nuko ubwo Karinganire yasangaga Gasana Emmanuel kuri Epic Hotel batabonanye byo bonyine kuko yari ari kumwe na Colonel Masumbuko. Urukiko rugasanga atari kumusaba indonke ari kumwe n'undi muntu kuko ibyo baganiriye nawe yabyumvise byose. Urukiko kandi rwavuze ko kandi 50,000 Gasana Emmanuel yahaye Karinganire ubwo babonanaga atari ruswa yamuhaga, ahubwo ko yari amafaranga yo kumuyagira kuko Karinganire yapfushije umwe mu bo mu muryango we. Urukiko rwemeje ko Gasana Emmanuel ari umwere kuri iki cyaha ngo kuko ibimenyetso byose byatanzwe n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Ibijyanye n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite cyo cyamufashe gute? Iki cyaha cyamufashe kubera ko urukiko rwavuze ko Karinganire yagiye gucukura amazi mu isambu ya leta Dishigi Gasana Emmanuel nk'uko bigaragazwa n'amafoto, amashusho ndetse hakaba hanagaragara ibikoresho birimo ipompo yari gufatirwaho amazi n'ibindi bimenyetso bitandukanye. Ikindi urukiko rwashingiyeho ni ukuba Gasana Emmanuel yemera ko ayo mazi yacukuwe mu isambu ye kandi ko nta kiguzi yishyuye Karinganire, akaba nta n'amasezerano bari bafitanye.
rwavuze ko kuba Karinganire yaratangaga raporo ya buri munsi kuri Gasana Emmanuel cyangwa umugore we bigaragaza ko cyari igikorwa kireba inyungu ze bwite, kuko iyo ziba inyungu rusange raporo yari kujya ayiha ubuyobozi bw'inzego zibanze. Urukiko rwavuze ko ikindi kimenyetso ari uko Gasana Emmanuel yaguze urusinga rwa tirifazi rwo kuruza umuriro wari gukoreshwa, ntiyabwira abaturage ko bazamwishyura cyangwa se ko ari inkunga ari kubatera mu gucukuruza ayo mazi. Urukiko rwavuze ko ibi byose ari ibimenyetso byemeza ko ibyo yakoraga yabikoraga mu nyungu ze bwite, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144. None se byagenze gute kugira ngo iki cyaha yakatiwe n'urukiko bigabanywe? Urukiko rwavuze ko kuba ari ubwa mbere yaragejejwe mu butabera kuri iki cyaha, kuba ari ubwa mbere hamwe n'iki cyaha, ndetse bunashingiye kuri raporo ya muganga igaragaza ko CG Ritade Gasana Emmanuel afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara bumugabanyirije ibihano. Urukiko rwavuze ko CG Gasana Emmanuel rumuhanishije igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 36. Gasana rero ubu ngubu ari hehe? Gasana ubu tuvugana mu by'ukuri nyuma y'uko avuye gutaha ubukwe bw'umuhungu we washakanye n'umukobwa wa Kare Kayihura mu gihugu cya Uganda, yahawe uruhushya n'igororero rya Nyarugenge rya Mageragere nyine, yaragarutse asubira muri gereza. Uyu muntu ni umwizerwa mu by'ukuri. Niba wari ufunzwe ugahabwa uruhushya ukagenda ukajya mu gihugu cya Uganda, ukagenda mu bukwe bw'umuhungu wawe, ukongera ukagaruka ugasubira muri gereza, uyu mugabo mu gihe gitoya rwose tutababwiye cya vuba muraza kumubona hanze yidegembya, kubera ko hari ibyo bashingiraho bamushinjura cyangwa se bamuhana imbabazi zo kuri iki cyaha, kubera ko icya mbere cyo yabaye umusirikare ukomeye mu Rwanda, yarwanye intambara yo kubohora igihugu, yabaye umuyobozi wa polisi mu gihugu, yabaye guverineri w'intara zigera kuri 2, yagiye agaragarirwaho n'ubunyangamugayo. Nubwo yaguye muri iki cyaha, nkeka ko atari umuntu wo gucirwaho iteka, ukora icyaha ni nawe ukosa. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubundi avuga ko ntaho imbabazi zidatangwa. Ntabwo waba warahaye imbabazi Rusesabagina nguhe imbabazi Sankara hanyuma uzime Ritadi CG Emmanuel Gasana ke wakoreye igihugu, wanakivunikiye, wanakiruhiyemo, wanagitangiye amaraso akakibirira n'ibyoya. Iyi ni Ijisho Ryawe TV, njyewe ndi Ntirenganya Charles. Gumana natwe kuri uyu murongo, hanyuma rero ubundi ujye ukurikira amakuru uko bukeye n'uko bwije. Kora like, comment ndetse unakore subscribe ku Ijisho Ryawe TV, ubundi dukomeze kubana. Murakoze cyane.